bike ibiganza mwizi ko katarimora mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina ndumva kariro kabisa numvise akariro kajemo rwose kuri twebwe nk'ubuyobozi bw'itorero turasaba imbabazi mu buryo busanzwe suko basenga usenga isengesho n'ibanga noneho bigeze ku myanya ndangamyororokere y'umuntu n'ibanga nyine rero no kwisabira imbabazi kandi tubagaragariza ko bitari byateguwe ntago ari ibintu umuntu yashaka ngo ajye kubikorera mu rusengero mu by'ukuri batubabarira iyo mistake yabaye kandi ntago izongera umushumba ufite umushumba umucumbye niba ari umuntu nawe ureba ko yakoze amakosa nibwira yuko amakosa arakosorwa nyuma yaho usibye ko atari n'amakosa bijyanye n'ibintu n'ukwandagaza n'itesha agaciro rwose ibyo bigize icyaha muri penali icyo bititesha agaciro rwose kuko urumva ushora amaboko muri systeme ya gahunda tekinike cyambere na mbere akwiye kubanza gukora naze kumbuka saba imbabazi icya kabiri nakurira video kuri YouTube channel ye oya ibyo kwinjiza naba bishyize ku ruhande arimo arinjiriza hejuru y'ubuzima bw'abantu ubwo ikibazo nuko save yabikoreye public abantu bose babireba kamera ziriho n'abagore bahari iri ubundi no gutesha agaciro izina ry'Uwiteka cyangwa se umuntu w'igitsina gabo icyashobora no gukanda uriya muntu kugira ngo yerekane ko ari gitangaza kigiye gukoreka ngiye bira bintu ngiye narabyenzuye bicyaha umuntu agukanza ku gitsina cyakaguhonyura akagukanda akaguturitsa mu yandi magambo biriya bintu nagari none se umuntu yagukanda yabura bintu nagari genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire turi ku isaa 7:30 turi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Pacifique Impanuro TV n'urugendo online TV uyu munsi ngira ngo twiyemeje gucukumbura tukamenya impamvu biri kuvugwa cyangwa se tukamenya impamvu ibyo bihari tukabazanira ubusesenguzi cyangwa se bamwe mu babizi neza ngira ngo video imaze iminsi iri kubica bigacika kuri social media ni video y'umupasiteri wari gusengera umukristo yangira ngo yamufashe mu gitsina yo ni video yatangaje abantu kenshi cyane abantu barasanga bavuga ati deliverance abagiye baduhamya ngira ngo mwagiye muvya muri social media uburyo abakozi b'Imana bamwe na bamwe bajyaga kubasengera bakabakora ibintu bidakwiye cyangwa se ibyo twakita ko ari ibintu bidasanzwe cyane Pacifique umeze neza cyane ibintu byiswe deliverance abantu benshi cyane babyumva ukuntu gutandukanye hari benshi twaje tumwe batangwanya ngo bagiye basambanyirizwamo abandi bagakorerwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se ku bindi bice by'umubiri ko byo gusigwa amavuta ariko hari ibyo umugabo wantunguye cyane bwa mbere yabikoze kuri Nyarudindiri ndavuga ati banza ari ugucikwa ariko mbonye bigiye kuri uyu mwene data mbona afashe arafunguye ndavuga ati nyamara dushaka twitonde dore ko ibintu bishobora kuba atari shyashya gusa uyu munsi rero twaje kumenya ahantu uyu mugabo akorera turavuga ati reka tujye kuhasura tumenye habari nizihe no hano rero uyu munsi Samu ugiye kutwerekeza dore ko usanzwe utuye muri kano gace ibindi bintu byose biraza kugenda neza kuko turi kumwe kandi n'abana bagabo tugiye kujyana muri rugero Karabo bimeze bite kuri antene ngire ngo ratwumva neza cyane Karabo umeze neza ndaho umeze neza cyane ngira ngo tugiye kwerekeza ku itorero umurage wabera ni itorero rikorera umurimo w'Imana ku Kagugu rishumbwe n'umushumba bita Pastor Xavier ari we wagaragaye muri iriya video ngira ngo niho hantu turi kwerekeza dukumwe na Karabo ndetse na Prophete Samsoni Yesu ashimwe Prophete muraho neza muraho yego aba bantu bo mbere ngira ngo nibo tujye kuganira hari byinshi bagiye kutwerekaho hari ndetse n'uriya musore wagaragaye muri iriya video asengerwa akorwa ngira ngo mu bugabo bwe nawe muraza kumubona ngira ngo nawe ni next episode muri buze kubona Samsoni ni umwe mu bantu ngira ngo bazi iterura umurage wabera ritangira gukora ubwo abantu barizi nyine mu ntangiriro arimo Karabo k'Imana no umwe mu bantu babitse ubwino kwaguri tavuga ngo umuntu afite
andi makuru yo mwibanga afite kuri uwo muntu. Iyi video tujye gukoranyira ngo ntago ari video yo kwerekana nabi umukozi w'Imana cyangwa se umurimo w'Imana, ahubwo turagira ngo twicare tumenye impamvu tuvuge se biremewe. Hari abantu bagiye bahamagarwa mu buryo bugiye butandukanye, hari abagiye basigwa amavuta yo gusengera abantu babakorera deliverance babakubita, hari n'abandi basengera abantu batabakozeho. Turaza kubimenya kugira ngo ni rwo rugendo turimo, turi kugenda tuhinjira. Karabo k'Imana n'umwe mu bantu bayavuga ati ibi bintu ibi ninge wabitangije byo kugaragaza abakozi b'Imana b'abateka mutwe. Nimba mubyibuka ikiganiro nigeze gukorana na Manibura kuri Exrad TV, ninge muntu mu Rwanda watangije ibi bintu abantu bantera amabuye. Mbabwira umuntu bita uyu nguyu nibishaka Theogene hano ku Mpanuro TV, abantu barantuka pasi warabizi, abantu barantutse no ku Rugendo TV barantutse, abantu bakambwira ngo reka uwo muntu wacu ngo no muntu mwiza, ngo ibyo bintu uvuga ngo Karabo ngo wataye umutwe ngo urindindagire ngaho. None ibyo yavuze byo kubenura ni ibiki? Noneho reka mbanze mbabwize ukuri, none njye wabitangije, ahubwo njye watangiye mbwira abantu ko uyu Theogene ari umuntu w'umutekamutwe. Ariko yazanye igikabyo mu urumva, buretse utansha mu ijambo. Mbibabwiye abantu baranuka kuri izi televiziyo zombi, Samu waranabizi na Pastor arabizi, ariko uyu munsi abantu babonye ibyo nababwiraga. Rero reka mbabwire, muzacunge murebe Karabo k'Imana, sinjya mfa kuvuga, muzareba abantu bose nagiye mentioninga bose muhere kuri uyu Bishop Gafaranga, mugere kuri uyu nguyu ninde nibishaka wari maraturendinga, mugere kuri uyu Noheri ninge nawe wabizanye mvuga ko ari umupfubuzi, nari mfite amakuru ko ari umupfubuzi. Urumva abantu baravuga ngo Karabo ngo ububeshya, none si bibaye nibiki ibi si byo aya sa makuru ari maraturendinga ku mihanda. Ni ikibazo gikomeye. Yego Kara, ngira ngo Samu muhe microphone. Samu ngira ngo muraho neza. Urumwe mu bantu bazi itorero umurage wabera. Aha hantu tugeze ngira ngo niho rikoreramo hano hepfo, ngira ngo tugiye kubasura. Ibyo byose turamutse tugeze amahirwe twasanga n'umushumba hari kwakunda kuba hari, twaza kumusaba wenda akatuganiriza byinshi cyane, akagira ibyo asobanuraho. Niki kintu wenda ngira ngo iri torero nk'umuntu w'umuvuga butumwa usanga ukora umurimo w'Imana, iki kintu riziho? Yego, umurage wabera ubundi watangiye nge nkuzi ukorera ku Kinamba muri za 2010 na 2012, aho Pastor Save yakoreraga, yitwaga umurage wabera. Najyaga njya kuhasengera, yandi magambo ngenda hazi, ariko ryaje kwimuka rimukira hano Kagugu kuri Ararume. Ubu niho riri gukorera hano kuri Ararume nyine. Aha ngaha muri kubona turi kugana abantu badukurikiranye ni kuri Ararume hano Kagugu, urenze kwa Padri ho gatoya, niho hano itorero ry'umurage wabera rikorera. Nk'umuntu wahasengeye, yego, wahasobanura umuntu utarigeze wasengera muri icyo gihe, umurimo w'Imana wakorwaga gute, byari bimeze bite, abantu bagiye bahasengera? Ubundi ni itorero ryabaye munsi ya station ku Kinamba kuri hashi igana ku Gisozi. Niho iryo torero ryakoreraga, ariko habagamo ububyutse cyane, habagamo abantu benshi cyane nyine bajyaga baza kuhasengera, ko yabwirizaga kuri Radio Umucyo kuwa kabiri. Ubwo ngubwo abantu agahita baza hehe mu iteraniro. Rero mu yandi magambo na ahantu habaga ububyutse bw'abantu, n'umupastor ukunda kugira abantu benshi cyane. Uyu munsi wa none nicyo kintu numva nabwira abantu badukurikiranye, nicyo kintu nababwira ku itorero umurage wabera ngewe nabanze. Yego, wari usanzwe uhasengera, wari usanzwe najyaga kuhateranira bisanzwe, haza abantu benshi. Bivuze ngo urahamya neza ko uyu mugabo yifitemo imbaraga z'Imana, kuko ntabwo ushobora kubona abakristo benshi Imana itari kugukoresha ibitangaza. Yego, kuba byonyine abantu bo yari abafite anakurikiranwa cyane, abakristo benshi baza byanga bikunze, hari icyo abantu bahabonaga, ari cyo uyu munsi wa none cyatuma n'uyu munsi wa none abantu bakimukurikiranye bakaza mu rusengero rwiwe. Urabisobanura ute nkawe nk'umuvuga butumwa cyangwa se nk'umuhanuzi wahasengeye, we wamubonye mwiki? Njewe ukuntu mazi cyangwa se ukuntu namubonyemo nk'umuvuga butumwa, mu ruhande rumwe afite ijambo ry'Imana, yabwiriza byanga bikunze, ashaka kubwiriza ijambo kumva urabotse, yewe n'amafaranga kibe niyo waba ari ayo wari butange. Karabo cyo nakubwira, yabwirije ijambo Pastor Savi, niyo waba warabitse amafaranga mu ihembe wagenda ukayazana ukayatanga kumwe abakristo bafashwe. Icyo kintu cyo nyimuziho
ko bafite ijambo ry'Imana rishobora kubohora umuntu, ibyo ndabizi. Icyakora nyuma hari igihe umuntu ajya yinjirwa cyangwa akinjirwa n'ibyo n'ibyo tugenda tubona, ariko njyewe ubwanjye nicyo kintu numva navuga, ijambo ryararifite hamwe ushobora kukubwiriza ugafashwa ugatanga n'icyo ufite, nka bamwe bajya bafashwa bagatanga ikintu bitewe n'uburyo kibafashijwe. Yes, ngira ngo iki kiganiro turi kugikora kubera ko iyi video abantu bayifashe ukundi, turi kugira ngo tumenye impamvu y'iyi deliverance y'iyi video abantu benshi batumvishe neza, wenda tunasobanukirwe. Ngira ngo niyo mpamvu tujye kwinjiramo imbere turebe ko twamusanga iyo tutarinjiramo. Sorry, kambandire ko mikorita urimo uranyumva. Tutarinjiramo imbere nagira ngo uriya mupasiteri mbanze musabe ikintu kimwe. Akimara kureba iki kiganiro vuba na vuba nkaho mvugiye ahita azasaba imbabazi abanyarwanda direct genda bivuze gufata umuntu ku myanya ndangagitsina, harimo gutesha agaciro umuntu, harimo ihohotera, harimo kwandagaza umuntu mu ruhame. Urumva wowe pastor narigeze ngo ugiye kubyita ubutinganyi, nabyo birimo, nabyo birashamikiranye hano hariya harimo uruhurirane rw'ibyaha. Rero icyo namubwira mbo banze igice ngewe yewe nkaho mbivugiye aha direct ahita aza gusaba imbabazi abanyarwanda. Natabasaba imbabazi ubwo ibindi bikurikiraho yabyirengera. Genda bivuga ikintu cyatuma pastor asaba imbabazi kuri video iri gucicikana, na ahantu yafashe umugabo witwa uriya Nyarudindiri nawe akavuga ngo reka numve yuko igice cyose gikora, afata ukuboko kwa gushyira mu bintu bya Nyarudindiri. N'andi magambo ni mwiterano ririmo abagore, ririmo abakobwa, ririmo ingeri zitandukanye, ntago bisa neza imbere y'abantu babibona. Kandi noneho nitwirengagize yuko ibintu aba ari gukora biba birebwa no kuri internet, abantu hose ibintu bitandukanye. Yafashe igitsina arangije ahita avuga ngo ntago nenze ko Nyarudindiri ngari muzima, ngo ndabyumvishe ngo karakora, ngo gafite umurya, ngo gafite umurongo kagenderaho. Mu yandi magambo nk'umukobwa ushobora kubona biriya bintu ntago yabibona neza, cyangwa se n'abantu badukurikiranye biriya bintu ntago babibona neza. Ariyo mpamvu mbwira abakozi b'Imana kugira ngo uyu munsi wa none bitonde bakorere Imana, kandi uyu munsi wa none ibintu nyine turi abantu turi inzandiko zisomwa na benshi. Uyu munsi wa none abantu bose bitonde bamenye. Umva Prophet, yego ngira ngo umukozi w'Imana kubwanye mbona nta kosa ririmo gusengera umuntu ufite uburwayi mu gihe Imana yamaze kumuhishurira uburwayi. Yego wenda biratwabyita ko ari bwo buryo bwe bwo gukora deliverance. Ikintu ngewe mbona kitabaye cyiza ni video, gufatwa kwa video ikanashyirwa yego kuri YouTube channel yitorera. Ubwo no kuvuga ngo ibyabaye bari babishyigikiye banashakaga kubyamamaza. Yego naho kuba yarasengeye umuntu urwaye byo ntago mbifata nk'ikindi kintu cyangwa ngo numve ko ari ikosa, kuko deliverance n'ubundi n'abandi bakozi b'Imana abantu baze kutwandikira, abari buze kubona iki kiganiro baratwandikira batubwire mutubwire ese deliverance yagakozwe ite cyangwa biterwa nuko umuntu yahamagawe. Ndabivuga uko ngewe nzi deliverance ikuye gukorwa na Karabu nawe uratubwira, ariko mu by'ukuri ubundi ukuntu ngewe numva nabwira abantu badukurikirana cyane n'abanyarwanda n'abakristo muri rusange, nekereza ko ari abakozi Imana bakora ibitangaza kugira ngo bamenyekane, kugira ngo abantu bamenye yuko bari kugenda bakora, ariko atari ugukorera iki Imana. Mu yandi magambo uriya mukobwa uriya muhungu yakoze ku gitsina, iyo kiza ko ari umukobwa nekeza ko atari kugira ute, atari kubasha kuhakora. Rero biriya bintu ntago ari ibintu bikwiriye umukozi w'Imana. Oya ari umukobwa biriya bintu ntago cy'umugore yagitinya. Oya ntago turi bwemeranye. Tutaza gutunganira hano mu marembo yararume, kuko urabizi ko nkuba Prophet. Urumva abakobwa ibitsina babikozeho cyane. Nge nababwiye nti rero hari ubwumba bwateye mu nsengero, ndavuga nta kabariro karimo karatererwa muri buriya bwumba buba mu nsengero. Ibintu ntago byoroshye, abantu mugira ngo ndabeshye. Hari ibintu birimo birakorwa, abakobwa bafashwe ku bitsina, babasenge bafashe ku mabere, babafashe ku bibuno, babasiga amavuta ya deliverance. Iki kiganiro buretse gato, iki kiganiro kigiye kuvumbura ibintu byinshi cyane. Kigiye kuvumbura, reka twinjiremo imbere dukomeze. Iki kiganiro kigiye kuvumbura abana b'abakobwa benshi baze kumpamagara, baze kutwandikira, baraza kutwandikira, kuko iki kiganiro ngira ngo ntabwo ari ikiganiro gito, ni ikiganiro abanyarwanda bagomba kumva kandi bakava mu bujiji, kuko rimwe na rimwe hari igihe njya mbyita ngo gufatirana n'umuntu n'imyumvire. Murabizi ko abantu bo mu rusengero batinya Imana, batinya abakozi b'Imana, ukaba wamukoresha ibyo ushaka byose ukarangiza agituje, kubera ko abavuga ngo nindamuka
mbyanze ni umukozi w'Imana avugana n'Imana bishobora kungiraho izindi ngaruka zitari nziza cyane. Mukanya narindi live kuri TikTok umwana w'umukobwa ambwiye ngo iki arakubwiye ko hari umuntu wamujyanye mu ishyamba ishira ashaka kumufata ku ngufu. Nakubonye ujoininga live yanjye wabyumvishe. Umuntu w'umusore w'umukozi w'Imana nako yamujyanye ishiru ni mu butayu kibanza ruguru hari amujyanye ngo ajye kumukorera deliverance ku myanya y'ibanga. Umukobwa agira ihishurirwa aramwangira aravuga ati aho usanga aranemeye sha yapfa kubyemera se ngo bamusimu byaranabaye biraba ariko bakabihisha. Ikintu ngiye navuga nabwira abantu badukurikiranye nuko abasengerwa bagomba kugira ikintu cyitwa iki ubwenge. Umuntu usengerwa nagira ubwenge naga azabashwa kugwa muri uwo mutego. Ariko uyu munsi none abantu basengerwa bitwara abantu basengera abantu bibatwara nkaho ari inama zipfutse bashatse kujyana uko babyiboneye. Hoya wowe usengerwa ufite ubwenge butekereza. Uri umuntu warahamagaye Imana iraguhamagara kuzana mu itorero. Ariko uyu munsi none usengero banze ugiye kujyamo banze umenye neza ariko se koko ni Imana ikoreramo. Ese koko aba bantu ko ni n'abantu bagira power. Twagiye tubona abantu b'Imana batera abantu ibiganza abantu bakikubita hasi. Nago umwuka w'Imana utura abantu hasi. Uyu munsi umwuka w'Imana wasengerwa atari no ko umuntu agukoza atari no ko umuntu agukubise hasi. Tufite abantu bagiye babwira abandi ati sohoka ajya muri dushe ambara ubusa fata amazi witawaze ndagusengera akamusambanya kuri telefone. Ibyo bintu turabizi nabyo biriho. Ibyo bintu nago bikwiye abantu b'iki b'Imana. Gusengera umuntu kwerekeza ku rusengero ngira ngo nuko hariya hepfo ngira ngo niho urusengero ruri hariya hepfo tumanutse niho tuza kugira nkuko nabibabwiye. Yego abantu baraza wenda nitugira amahirwe turaza kwasanga ngira ngo buri munsi ntago hajya habura abantu kuri rusengero na nyir'ubwitaba hari muri ofisi. Nitugirirwa ubuntu turahasanga n'abakristo kuko hari abakristo bamwe na bamwe bagiye banatwandikira bakanaduha iriya video. Ariko abantu baze kudusobanurira neza kuko dushobora kuba turi kubyita ikosa ibi bintu bitewe n'umuhamagaro. Yego buriya iyo tugiye kuvuga iby'umuhamagaro n'uburyo cy'umurimo w'Imana ukorwa tuzi hano abakozi b'Imana benshi cyane kandi bo mu bavutse bwa kabiri abo twita aba second born hano mu Rwanda bagiye bomoka ku matorero ya ADPR. Ko Xavier n'umwana arerewe muri ADPR araguka Imana iramushyigikira atangira umurimo bakorera ku Kinamba barahava bajya hano ku Kinamba baje kuhava bajya hano ngire ngo ni za Gisozi naho baza kubafungira muri ya nkubire gufunga amatora atarije ibyangombwa. Imyaka yenda iragenda iraza ngire ngo mu mwaka washize nibwo Xavier yongeye kwisuganya afungura itorero anyira gufungura itorero hano ikagugu ari hano tuje uyu munsi. Ngire ngo yari umugabo abantu benshi cyane bazi bahamya ko rwose yari umuntu uvugira Imana cyane n'ibiki byose. Nubu ntago nabihamya ko kara ka video kari bukureho ko Xavier Imana imukoresha. Kubimukoresha reka nanjye nshyireho wavuze byinshi reka nanjye nongere kino kintu. Ruvuga ngo ko Imana imukoresha ntibivuze ko atakora amakosa kuko burya hakosa ukora. Ahubwo ikibazo no kwemera amakosa kuko for the time twagerageje kumwegera uzwa abakristo bamwe batwegereye baratubwira n'ibiki byose kuko ni inshuti Xavier ni inshuti yacu waramuhamagaye nabakwese wamuhamagaye naye ndamwandikira arambwira ngo nta mwanya afite wo kuvugana natwe ngo abari mu kazi kuko twashaka kugira ngo twumve icyamuteye biriya turavuga toke nta kibazo biragenda. Ariko ejo kuko hari abapasiteri bagenzi baratangiye kumwataka tuzi batajya bariraza hano kuri social media ngo bariye akantu ngo bariye akantu iyo nkuru irahari ko hari abantu bariye akantu kavuga yuko ariho kintu cyatumye bagira gute bariye akantu bakita inzibyo ngo ni inzibyo niba babivuze ngo ceceka inzibyi n'inzibyi ibintu nk'ibyo bariye akantu kiswe ceceka. So reka rero tugira ibyo byose turahamusanga cyangwa se n'ibindi byose bize kugira gute bize gukomerezaho. Wenda ze kudufasha Imana ndidufasha tukamusanga dusobanurire. Ariko ndahamya neza ko abantu badukurikiye bamenyereye uburyo umukozi w'Imana ashobora gusengera kwitwara mu gihe ahuye n'umuntu ufite ikibazo n'umuntu urwaye agiye gusengera. Ese ni ngombwa kamuhondagura kamukubita iki kuko dufite abantu bajya mu byumba bagataha bavunaguritse. Oya kuko urabizi hano hari umuntu twize kuvuga Samu twicaye hano urabizi bushize dukora cya kiganiro cyacyaga wa mubyeyi aravuga ngo twasuzuguye amavuta ariko bidatinze byarabaye nibwo nakomoje ku mugabo hano unakomeye cyane abantu bakunda ngo umuhanuzi wa danje nabonye ubuhanuzi yatanze
ibihumbi 200 arabiburebye akoresha amazi by'abagore kubera ko hari umuntu amaye deliverance avuga ko ari ukubakuramo za kara n'ibiki byose kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi ntabwo wamuvuga izina cyangwa se ibintu nk'ibyo ariko hari abazi bagiye gukanara abantu benshi cyane bakora ibyo bintu so naho bitaniye n'ibisaviye rero yakoze byo kuvuga ngo mu by'abagore none se igitsina ni iki nuvuga ngo gusungira umuntu ukoza mu myanya y'ibanga amukoze yaramwinjiye hano umubiri wawe imyanya myibarukiro yawe cyangwa se imyanya myororokiro yawe itaniye ni y'umugore nuvuga ngo umugore uko Imana yamuremye n'umugore uko Imana yamuremye uwakoze mu by'umugabo iby'umugore we ubwo ahubwo byarashize ese nimba dayimoni yari yirukanyemo hariya kuki atamukuramo ngo amusohorere mu izina rya Yesu oya biriya iyo binabaye bishobora kwenda mu ibanga runaka ariko bibaye publique na kamera none kumva umuntu w'umugabo none asengera umupasiteri amprise asenga avuga n'ibintu n'imyanya y'ibanga mu mazina ngo afataho ngaho ngo dayimoni ngo so karabaro yo kuvuga ngo iki tuninjira mu reka mvuge point ya abantu bananyumve neza je ntago ikibazo mfite kuri Savier ari uko wenda yaba atari umukozi w'Imana ikibazo nukuntu bafata impano bafite yo gusengera abantu koko nimba anayifite bakayikoresha mu buryo bubi nibyo nigeze no kuvuga kuri Papa King kandi simbizi nuwo ngo iyo n'umuhanuzi nawe muri shokoro hirya iyo ngiyo mu nuzari yabayita guki mu bigori rero nawe ngo yajyaga akunda gusengera abantu agakora ibintu nk'ibyo ariko naraje ndavuga nti wowe urimo urakora ibintu bibi ntago duhakanye yuko Savier udafite impano ariko ikibazo urimo urayikoresha gute urafata abana b'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu ugafata umuntu ukamukora mu myanya y'ibanga can you imagine uwo muntu azagira umuryango iyo video izahoraho icyo gihe nagira umuryango bakabona iyo video kosa nukubikamera bakabishyira hanze buretse nkome mu kabongo ukanagira gutyo ukabishyira kuri platform yawe nk'umupasiteri koko oya kindi kintu je navuga yatarakwiye gukora we kwifata gafata ukubaka akagucobeka mu ipana cyangwa gafata nyuma mu yandi magambo yababaje umuntu nanjye unkanze nababara kandi uramujyama yaratatse mu yandi magambo birana jewe ikintu navuga umugabo wese bakoze hari hantu oya umuntu wakinnye umupira bakamuteraho baro byonyine kumukubitaho barika kubitaho gahoro bamaze iminsi babona umugabo kuri social media yavuze ngo ukuntu ngo yatinye kujya mu gisirikare ko ngo bari bumurase hariya ahantu abantu bazarebe ikipe yiri gukina bajya gutera kufa abakinnyi bose baba bamanuye amaboko bafashe hano banagukubise umupira ku bintu bafashe ku rugabo nukuri bivuze ngo kiriya kiri mu bice by'umubiri ushaka kuba bibabaza oya iyo ahantu bahise ku bugabo iyo ahantu bahise ku bugabo ni ukuvuga ngo niho ubugabo niho umugabo yitirwa umugabo turi kumwe utabifite ntabwo buri umugabo reka twigerere kuri iyo caci minute turabiganirirayo Sam yego reka twegere imbere ngira ngo aba bagabo n'undi bafite n'ibindi byinshi cyane turaza gusubira inyuma gato turebe ku bya Nyarudindiri we yavuze ko ari muzima ariko sinzi impamvu yafashwe hariya reka gende ndirimbira abantu akaririmba ngira ngo mu biganiro twigeze dufata Nyarudindiri yaravuze ngo nje ndi muzima tukamubaza kubera iki wabwiye n'iki kuri muzima ngo yo ndyamye se nkabyuka nijoro ngo sinumva ko ngo ndi muzima bivuze ko uriya Nyarudindiri yarahohote abantu badukurikiye barabibona ko babagabo babiri bari mu rugendo shuri rwo gusura urusengero rwagaragayemo video idasanzwe cyangwa se itaravuzweho rumwe n'abantu bagiye bayibona ngira ngo ahantu tugeze mu marembo apana ya marembo yambonye y'ijuru ahubwo na marembo y'urusengero ngo urusengero ni ahantu hera ibyakorerwa mu byose ryabikosa ryubikoze aha niho bafatiye cya gitsina ariko tuvuga ko igitsina bagikoreyemo neza bakinjira mu ipantaro ngo mutangiye kuvuga isi yari ifite amaguru 3 none isigaranye ukuguru kumwe ko kugiye kuvunika ngo karirimbo ndimo ndaririmba ko karirimbe ufite confidence reka nkaririmbe negere hano hafi y'urusengero ndebesha hano kamera gato isi yari ifite amaguru 3 none isigaranye ukuguru kumwe kandi nako kugiye kuvunika yewe
yego karabo k'Imana aha hantu nk'umuntu ukunda kugenda uririmba hirya no hino ntabwo uraza gukorera umurimo w'Imana hano abo barantumiye Yego. bigeze kuntumira mbura umwanya Ugiye kuharirimba. ariko kuba barantumiye n'ubu nibantumira nzaza n'ubu nibantumira nzaza Yego. ariko ntabwo byambuza kuvuga ukuri ntabwo byakubuza kuvuga ukuri ukuri guhari ikintu kibabaje cyane reka twinjire mu kibazo neza cyane ngira ngo iyi ni inzu y'Imana hari abantu bagiye baza hano hari abantu bakiriye indwara hano hari abantu bagiye baza hano basengera ibyifuzo bikaba byarasubijwe bari mu mashimwe hari abantu bagiye baza hano bakahagirira ibihe byiza bakaruhuka umutima ariko nanone iriya video iri kugaragara ntabwo iri guhesha umurimo w'Imana agaciro uko ni ukuri kuzuye kubera icyo ubundi abantu bari gufata iriya video nk'idasanzwe mu gihe umukozi w'Imana yari ari mu gikorwa cyo gusengera umuntu ubona ari ukubera ni biki biri muri iriya video kara wabonye impamvu rero ari nayo ngiye kuvuga kugira ngo Savi yabyumve ndabizi yuko iki kiganiro arimo aragikurikira impamvu suko yamukorera iriya deliverance abantu mubyumve neza deliverance zibaho ariko ikibazo kiri muri bino bintu nuko yabikoreye on public yabikoreye ku mugaragaro aho abantu bose bareba abana abakuru abakecuru abasaza muri make biriya bisobanuye kwandagaza umuntu cyo bishatse kuvuga gutesha agaciro ikiremwa muntu kugira ngo ibintu bigere neza rero kugira ngo binasobanuke hano hantu tugeze muri kuhabona ni ahantu heza cyane kuri arumi habisanzwe habera ubukwe bakira ubukwe hari n'insengero ebyiri hari n'amacumbi n'amamezo de passage n'ibintu byinshi habera inama ngari ni ikigo kinini cyane naho harimo ino sare ikodeshwa n'umucyo wabera umurage wabera sare igikubita kuzura iyi sare ijya yuzura abakristo ikikubwira ukuntu uru rusengero abantu benshi amakuru ariho ni uko urusengero mu yandi magambo rwahinduka ko abakristo babaye benshi babaye benshi abakristo kuko rugukubita rukuze icyifuzo gihari nuko babona sare iri n'ibitewe kuko bari na ngira ngo naraje mbona bafite konte yo muri banki imwe bari gutangira amafaranga yo kwagura urusengero ngira ngo hano tugeze niho gutya bari kureba iyi nyubako no Savier akorera uyu murimo w'Imana niyo sara kodesha yamaze no gushyiramo sound proof yujuje ibisabwa byose byo kugira ngo isengerwemo n'urusengero rw'urusirimu mu magambo makeya ikindi cyo ngira ngo uyu munsi ni kuwa gatatu hariya baterana kuwa kane ni kuwa kane uyu munsi ni kuwa kane uyu munsi ni kuwa kane bateranyije kuri office ariko karabo ndebera kuri office reko ukomanga reko hari umuntu urimo reka turebe komanga kuri office tureko hari umuntu urimo kugira ngo umutumishi wa Mungu arimo nahanga oya naho oya harugura aho ngaho ikigaragara cyo ntabwo wari cyangwa se banamurabuye bicaye hano abantu babaje gusenga ari gihe abari amarandevu hari abantu basengera by'umwihariko reka twivugira ku cyana tuzinduye yego turi kumwe n'abantu batandukanye hano by'umwihariko tuhasanze nabaremera turaza kubaganiriza kandi nishimire Karabo no mugenzi wawe kumwemeye kuvuga ati reka dutange umusanzu wanyu ahangaha tugiye kuvuga byinshi nge umugabo Sam yambwiye ko sero tubwira ko azi Savier bihagije cyane mbere ubundi Savier uzi ku kinamba Savier uzi muri ubwo buryo iyi mico cyo gusengera abantu mu rusengero mu itoraniro afata ku myanya y'ibanga karaga kuba agubanura hafi kuyiranduramo abari wo muhamagaro we tukaba tutabizi ntabwo guseka birababaje Karabo birababaje kuko na nyababyeyi abakobwa ashobora kuba yakuramo na nyababyeyi kuko bino bintu biteye agahinda gukora mu gitsina bira bintu ntago byemewe byaba ari ibintu asanzwe azwiho kera bimeze bite kuko ndi kumwe n'abantu babizira n'abemera hano benshi ndaza kubaganiriza batubwire se biriya bintu ubundi bisobanuye iki tubwire yaba ari uwo muco kuva na kera yaba ariko ari uwo muhamagaro wo gusengera abantu ibitsina by'abantu kugira ngo bigere gute hari umuntu ati abadamu babuze urubyaro ngewe ayo mavuta Imana yarayampaye hari abantu bavuga ati ngewe gusengera yo gusengera abarwaye yenda cyane abadamu babuze urubyaro
gusengera wabuze akazi ngewe ni nk'ako kanya indwara zitandukanye ngewe abantu batabona nge ndabasengera maze gusengera abantu batatu bafite ubumuga bafite ubumuga bwo kutabona bagahumuka impano zo gusengera abantu badashoboye gutera akabariro yego turi kumwe n'undi hano hari umutubishu araza kutubwira mu kanya niko bwana Samuel pana ya miti y'akanyabugabo bwana Samuel uyu mugabo byaba ari umuhamagara kuva na kera twayenda turi kubibona nk'ikintu cy'igitangaza byanatumye aho umuvugizi wa RIB agira n'abana pointing hati ibyo nibisambo muhunge bitabiba bamwe mu bantu b'abakozi boreka nkoresha y'imvugo gufata bamwe mu bantu biyita abakozi b'Imana impamvu nkoresheje iyo mvugo ubwo nuko harimo bamwe b'abamami yego bamwe mu bantu biyita abakozi b'Imana ariko bakabitwarira muri rusange bakavuga ati abahanuzi babateka mutwe bagashyirwa mu gatebo kamwe n'abapfumu babateka mutwe ibaze uko si ugutukisha Imana ugafata umuhanuzi w'Imana wita ko ari uw'Imana ukamushyira hamwe n'umuntu ukoresha ihembe uhamagara jajya abo bantu ukabatwara mu gatebo kamwe ukabajyana imageragere bari kumwe ngo basize mu gatebo kamwe Samuel Xavier uyu muhamagaro we nuwe nakira cyangwa n'utuntu yize buke muri iyi minsi ikintu cya mbere ngewe si ukuriya muntu yasengeye yakoze mu gitsina si uko wenda hari atari abadayimoni bamubamo ariko hari ukuntu umuntu ashobora gusengera umuntu akabura iki ubwenge natwe ubwacu turi abakozi b'Imana dusengera ababuze imbyaro bakazibona n'ibiki ariko hari ahantu ugomba kwirinda ubundi hari n'ahantu ubundi kera niyo mpamvu abakozi Imana batagendaga ari umwe bagendaga ari babiri ariho Eliya na Elisa bagendanaga kubera iki uyu munsi none rero abantu bari kugenda bagakora amadega mu nzu y'Imana bagakora ibintu bibi rero kuva na kera inshingiye ko najyaga suka ibitangaza yize kubikora ubusi nuko ari gukora ibitangazo si nuko turi kurwanya umurimo w'Imana abantu batwumve neza uyu munsi none dukunda Imana turi abakozi b'Imana nta nubwo ahubwo turi kuvuga kuri imihanda ibintu bikubaho cyangwa mu umurimo w'Imana ahantu ibintu biri gupfira n'andi magambo rero ngewe najyagayo n'undi ibyo bitangaza bikoraga gutyo n'undi yasengeraga abantu ibyo nkabibona ibyo ihangane cyane point bakubashirika ngukosoreho gato karaburetse reka mukosoreho gato nta mukozi w'Imana ukora ibitangaza ahubwo Imana imukoresha ibitangaza rero uyu munsi wa none ibyo kuba yarabikoze cyangwa se na kera na kare ngewe najyagayo uburyo basengaga mu buryo baturaga mu byo narabibonaga ariko uyu munsi wa none icyo yakoreye ahangaha muri rusengero hano turi cyo gufata ukuboko kwinjiza mu bintu agafataho agasengera mukandaga nanjye narebaga video nkumva navuze induru kandi atari nge biri kuba hari ahantu harababaza hano hararyana rabano naga ari byo abantu baragapostinze abatunengeramo abakozi Imana banenga abakozi Imana ariko mu byukuri soko bayipostinze babikunze ahubwo mu byukuri ni ibintu biteye iki agahinda nuko barnyega batunyega ereba aho bigeze abakozi Imana barandagaye bira bintu naga ari byo no gutukisha iki izina ry'Imana yari no kumufata akamukira mu nguni nyarudindiri mubayeho uyu muntu weje ubundi mubayeho bira bintu n'abadayimoni bira bintu naga ari umwuka w'Imana cyo kintu navuga kara jewe umva icyo mvuga yego reka mbanze nshimire Murangira Thierry Murangira Thierry rwose asaryuti afandi reka dushimire RIB muri rusange ariko by'umwihariko nshimire Murangira Thierry nk'umuvugizi wa RIB kuko ibi bintu yatabivuga hari igihe abantu bari gukomeza bagateka RIB azana Murangira azana nta kibazo reka tushimire RIB muri rusange nta kibazo ariko ikintu cya mbere nshaka kuvuga RIB yakoze cyiza gufata bari abantu babatubuzi bigira abakozi b'Imana bakabahuza n'abapfumu bakoze ikintu cyiza cyane bakoze ikintu cyiza ahubwo RIB murabo gushimirwa Murangira Thierry ndumva ahubwo ari we bagira nk'umuvugizi nk'umuyobozi wa ADPR bakamugira nk'umuyobozi wa ADPR cyangwa wa Zenu Temple cyangwa bakamugira umuyobozi hari yo kwa Masasu akaba yigiye hirya akabumwungiriza nukuvuga rero yasiko yahamagawe buretse winkoma mu nkoko RIB yakoze ikintu cyiza ahubwo RIB gereka mbabwira iyi leta yacu ikora ibintu byiza nk'ibyo abapasiteri buretse tutanshe mu ijambo nk'ibyo abapasiteri bakabaye bakora ubundi ibi bintu leta ikora ni ibintu abapasiteri bagakwiye kuba bakora abapasiteri rero ahubwo bo bagiye gukora ibindi bintu leta yo ikorera Imana mu buryo bweruye umugabo warutubwiye ati nanjye ibintu nk'ibyo ngibyo kora umutumishi nawe niba adashaka kujya muri frame ajyemo n'abantu bamubona nimba atajya muri frame nimumuheja
oya none se kuki ataza bino muhe mikrofone bino ubwo ngo eke agiye umaze gute ni umunyamakuru afite ikarita Koro nawe agira icyo avuga. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbaza. Amazina ninde? N'ibicyaye Zakariya. ibyaha nongere ngusuhuza ariko Kara buretse ntago turi mu gushyenga bino bintu biri seriye. Ibikiba cyaha za karande n'abadayimoni. Wahamagawe n'Imana ari umukozi w'Imana, wahamagawe n'Imana mu gukora uwuhe murimo? Nje nkora ivuga butumwa ndi n'umuhanzi. Uri n'umuhanzi. Umukanya uravuze ngo twari turi kugutangarira uburyo umuntu ashobora gusengera umuntu akamukora mu myanya ndanga gitsina kugira ngo wenda wa muntu azabone urubyaro cyangwa se mu gihe atabasha gutera akabariro neza. Uravuga ati nanjye izo mpano ndazifite Cyane. Ibyo bintu bikora ute? Mbondo kuvuga ngo biriya bintu nanjye narabibonye Save yakoze. Mu by'ukuri kuba Save yarafashe ikiganza akagishyira mu gitsina cy'ura mugabo ari igitangaza. Yego. Ahubwo ikibazo nuko Save yabikoreye public abantu bose babireba, kamera ziriho n'abagore bahari, biri ubundi no gutesha agaciro izina ry'Uwiteka cyangwa se umuntu w'igitsina gabo. Ariko kuba yafata akaboko wenda abonye abadayimoni akavuga uti hari abadayimoni mbonye muri Karabo. N'urugero Karabo we. N'urugero nari nanze. Agahita ashoramo ikiganza akavuga uti ndababonye. Ariko byibura akamujyana nko muri ofisi akamwihererana. Hanyuma yarangiza akamusengera. Ariko kuba yarabikoreye hariya rwose no gutesha agaciro ikiremwa muntu uretse no gutesha agaciro Imana no gutesha agaciro ikiremwa. Wowe ari nkawe uvuga ko nawe hari uburyo wahamagaye mu buryo bwo gusengera abantu batabasha biriya bice by'ibanga bitabasha gukora neza. Iyo uri nko gusengera umuntu Imana ikakwereka ko hari ikibazo ubikora ute? Ushoramo ikiganza yenda niyo wamwiherereye ukavuga ati zana ako kanyoni kawe. Erega buriya Yesu yakoraga mu buryo butandukanye. Ushobora gutegeka cyangwa se ukanashyiraho ikiganza. Ko biravuga ngo nuko murambika ibiganza ku barwayi bazakira. Ariko kandi utanarambitseho ibiganza ushobora kwizera. Nose ko dusengera umuntu uri muri Amerika arwaye agakira. Nicyo kibazo nari mfite. Dusengera umuntu uri muri Amerika, gasengera umuntu uri muri CH kawizeye agakira. Oya bicyahe aho ntago turi bwemera. Urabizi ko nkuba. Ariko iyo bigeze gusengera umuntu ufashe ku gitsina byo ni ikindi nge ndagira ngo mbaho urugero rw'umusitari muzi umwanya w'ibanga ariko urumva n'umwanya w'umusitari muzi we ni igitsina reka tukerure tukivara utagira igitsina se rero umuntu witwa Safari Zaki ngo umuhanuzi kazi yigeze kujya kumusengera none uko amusengera ngafata ikiganza uwo muhanuzi kazi ubwo yari nk'indaya yari indaya y'umuhanuzi acengeza mu gitsina cya Safari atangira uye ntago urumva acengezamo atangira kugikoraho arakifata akajya gikaragara kiburungushura Safari igitsina gifata umuriro gifasha umuriro Safari amwubikiraho ngaho amugarama amurambikaho ngaho aramubenura ngo nuko benura uri kuriya muntu nawe ndamukora operation yakasa mutwe uriya muntu uriya wazanye ibyo kubenura nari narabibwiye abantu reka tubanze tuganira aho ngaho umurimo w'Imana aho ngaho ubona wakangirikira he mu gihe habayeho ibyo kosa yaratarakarageza neza ni nari narakarangiza Safari rero urugingo rwarazamutse ahita birindura wa mugore abamugiye kuri wa muhanuzi biturutse kuri ni wa muhanuzi n'ubundi yararimo aramusengera afata ku gitsina wa muhanuzi kazi Safari rero kwihangana biramunanira buri mbara afashe ku ngufu uwo mugore ntumbaze ruhana inkoyo yo muri icyo cyumba wamenya ari iki yarabikoze nk'umugabo mugenzi we ntacyo bitwaye kuki hatabari nk'ubutinganyi none wabwirwa n'icyo Savi atari umutinganyi nese uburwayi se nakuhagira oya ko nabandwari iwanjye nabandwari muri to arasa ni mu bitaro nyine je navuze ngo ikosa yakoze nuko yabikoreye public bicaye reka nkubaza ikibazo kimwe hari ikibazo Samu nibajije haramo hari ura musore abaye harimo fiance wiwe habaye harimo mama we habaye harimo abavandimwe we biriya bintu birashoboka ko dayimoni yamanuka ikajya mu gitsina nibyo ariko kubikora ku karubanda bwana bicaye ngewe bakumire mikoro tuganire one on one uravuze ngo kuba yarabikoze umugabo mugenzi we ntabwo ari ikibazo tuzi ko uyu munsi hohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo rikorwa no mutandukanyije igitsina gusa tuzi ko rishobora no gukorwa n'umuntu w'umugabo mugenzi wawe twumvisha abagabo bafasha abandi bagenzi babo ku ngufu twumvishe ibintu nk'ibyo uzi ko uyu munsi ndamuze nsanze uri kuhagira umwana wanjye w'umuhungu nabiguhereye uburenganzira nkasanga uri kwibanda kuri kiriya gice cyo hasi
uzi ko nakurega ihohoterwa kandi rikagufata reka nkubwire biriya bya Xavier uri kubyeza gute kandi ari ibintu noneho byabereye no mu ruhame atari ibintu no byabaye n'ahantu n'iki ubwo biza kuba aho tutareba byari kugenda gute ngewe icyo navuze ndongera gisubiremo ndanenga ko Pastor Xavier biriya bintu yabikoreye mu ruhame buri muntu wese agira umuhamagaro we nabyo ntimubyirengagize wo gusengera ibitsina mirongo umuntu ashaka kuba afite umuhamagaro imbaraga zazizeye neza ko ziba mu kiganza avuga uti iyo nkojeje ikiganza ku barwayi iki kiganza cyarejejwe aho uti iyo ngikojeje ku barwayi barakira umusore ko avuga ko nta kibazo yari afite niba uriya mutipemo hano harimo ikibazo ko nta kibazo yari afite ko bamubwira ngo bari kuvugana n'iki kandi ngo umusore yari mutaraga ashaka kuba yarabonye abadayimoni ariko se pasi reka turebe uriya mutipe n'iki biriya bintu byamubayeho byangije iki muri sosiyete wenda n'umusore afite abakobwa asanzwe atereta iyi video uri kugenda izenguruka ahantu hose yasebye ikindi nimba ari muzima koko wenda nuko ngira ngo ikiganiro gishaka kuzakurikira ibi tuzamwizanira nyirubwite azabisobanura byaba ari ibyo mu kanya raje byaba ari ibyo kuburiya mutipe mwamuzana akanabitangaza akavuga uti nge nubwo bansengeye baba ko mfite abadayimoni ariko ndi muzima nta n'ikibazo mfite kugira ngo wenda n'abakobwa babibonye niyo yaba arwaye n'abo badayimoni tuvuga kumufata ukamucengezamo intoki kuriya umuntu agukanze ni wababara wowe nyine wababara oya mukanda wo mbere video uriya musore yari ari kwerekana nk'uri gutaka n'abadayimoni bari kumuvugiramo cyangwa n'ibintu yari yakanze jewe hari ahantu jewe sesenguye nkareba ukuntu nge nabibonye rwose sinjya ku ruhande rwa Xavier sinjya kwa Xavier sinjya kuri uriya muhungu ndavuga nk'uko nabibonye birashoboka ko ngewe wenda bicyashobora no gukanda uriya muntu kugira ngo yerekane ko ari igitangaza kigiye gukoreka ngewe biriya bintu ngewe narabyenzuye bicyaha umuntu agukanze ku gitsina cyakaguhonyura akagukanda ashobora kuzamo amashyira ashaka kugukanda akaguturitsa mu yandi magambo biriya bintu ntago ari none se umuntu yagukanda uriya muntu bakanze naza tubwire naze ku mbuga tubwire nimba udusaba tw'intanga tukiri tuzima cyangwa yaratumenaguye oya yenda kumeneka byo ntibyameneka ntitwameneka ngo aheguke ahubwo ikibazo ndi kuvuga karabo uyu mugabo Xavier urabona ari iki kintu wamusabira yenda kuri ya mahuriro y'abashumba bagenzi be ko twabonye abitwa ngo ba Pastor Claude n'uwitwa Pastor Ntambara Saturday bari batanye kubukomozaho ngo ariko hari akantu kaceceka ngo bohererejwe kuri telefone zabo n'amakuru yavuzwe ariko Pastor Claude arabimpakaniye yemba barira wowe n'iki kintu wasabira uyu mugabo icyo nasabira uyu mugabo ari cyo namusaba icyambere na mbere akwiye kubanza gukora naze kumbuga asaba imbabazi icya kabiri nakurira video kuri YouTube channel ye urumva iri kumwinjiriza oya ibyo kwinjiza naba bishyize ku ruhande arimo arinjiriza hejuru y'ubuzima bwanyu arimo arinjiza ubuzima bwanyu bwangirika urumva ibyo ni ibintu bibiri gemo video ihonyora uburenganzira bw'ikiremwa ikindi icyo namubwira naramuka atabikoze ntaze kuturenganya icyo nzi cyo leta yacu iri maso nawe arabizi neza arayizi nawe afatwe muri barabapfumu se nawe baramujyanamo ahubwo cyane ibyo ntabwo ari gisubizo ku murimo w'Imana urumva oya nimba baranze kumvishwa n'ineza harazamo izindi ngufu ibyo ni ibintu bumva babyitondera ikindi rero navuga mw'abapasiteri mwe n'ubuhamya reka tuze niyo nzima abivuga Pastor Claude niyo nzima uri live ku mpanuro no ku Rugendo Online TV yego ngira ngo uri umwe mu bavuga butumwa cyangwa se mu bakozi b'Imana nzi batajya baripfana cyangwa batajya barya indimi mu gihe ubonye ko hari watambikiriye cyane mu murimo w'Imana abantu banamaze kukumenya rwose nsigaye mbona abantu bavuga ati Claude avugisha ukuri ngira ngo video ya Pastor Xavier warayibonye ari gukorera umuntu deliverance ubu turi gukora ikiganiro ku rusengero rwe biriya bintu nk'umukozi w'Imana wabyakiriye ute niko yahamagawe cyangwa yakoze amakosa biriya bintu ngira ngo ntarirwa ngira ngo mwumvise ko umuvugizi wa RIB yari yabisobanuye ubwo yagaragazaga abapfumu bafatiwe ku Ruyenzi mu murenge wa Runda muri Kamonyi anagaruka ndetse ku bantu bahanura ibinyoma agaruka ku wahoze witwa ngo ni Myavumba wafashwe mwene wabo nabizasobanuka
wari ufite channel yitwa ngo Bizasobanuka TV, Miravumba yari afite Usafi TV. Aho yavuga ko yafashwe abantu babizeza bababwira abantu ko insanduku imbere yabo ko bapfuye, babakubita ibikangisho, ibintu bagaragaza ko ari abahanuzi. Cyane nibwira ko abantu batunga za kamera bagaragaza ko kugira ngo abantu babone ko bakora ibitangaza. Ibyo cyane nibyo umuvugizi wa RIB Dr. yagarutseho Murangira Thierry. So rero umwuti video ya Pastor Xavier, ni Pastor ndamuzi, ni umuntu tuziranye rwose, aranzi nanjye ndamuzi, yewe ndi no mubagiye kumusabira umugeni. Yego. Ariko kandi tuvugishije ukuri ntabwo iriya video ntabwo iboneye. Ikindi kandi amakosa yanakoze nawe ubwe arangije akora video kuri channel yiwe. Yego. So yitwa Umurage w'Abera TV. Ibyo bintu rero ukareba ugasanga ejo nagira ikiganiro na Honorable Senateri Tito Rutaremara abivugaho. Aravuga ati abapasiteri mwebwe mukora icyo mubonye abantu nk'abo bahanura ibinyoma bagaragaza ibintu bitagaragara, ati leta yabahaye umwanya kugira ngo mubyikemurire, ariko iyo leta ibigiyemo muvuza induru. Atuze muragira ngo ribije kuri bakemurira koko nibijyamo murabona muzanezerwa. Urumva rero ntabwo iyo video nanjye yashimishije, ntabwo ari byo murambye ngo muri ku rusengero rwe n'ubundi se ko muri murararume, si murararume muri se niho twahavumbuye birangiye tuhageze. Murararume n'ubundi nihakodesha, niho iyo sare ntoya y'umurararume, ako gasare gato ko murararume niho nakodesha n'ubundi. Kandi ikindi nibwira ko ibintu byinshi abantu benshi babikoreshwa kugira ngo babone amafaranga mu diaspora, abantu babone yuko bakora ibitangaza atari nabyo. Ushaza vuga ko asanzwe ari umumamyi? Ushaza vuga ko asanzwe ari umumamyi? Oya, icyo ngo ntabwo ari kuri Xavier ariko no ku bandi tuzi iyo abantu bajya hariya bakihandagaza ngo barahanuye ngo imvura ngo izagira gute. Samu Gakirege ntabwo ninya kwivuga. Je nagiye mu marangamutima yanjye mpagaze muri autorité mvuga ko nivamura icyo atari bugimageragere. Yego. None aryamye wasanze mu rugo. Dani navuga nti Abanyarwanda abumva Ikinyarwanda n'ikirundi mwese mumbabarike. Na ururimi rwanyereye. Ntabwo rwagega runyerera ariko rwanyereye. Yego. So urumva ushatse kuvuga ko na Xavier agomba kuza gusaba imbabazi Abanyarwanda ko ibyo yakoze bitari bikwiriye? Oya, ntabwo byari bikwiriye kuko urumva buriya na biriya bintu RGB ubwayo ntabwo ibinezererwa, na RIB n'ibinezererwa. Kuko urumva niba uriya mugabo, niba ari umugabo, niba ari umusore, duhere niba ari umugabo, duhere niba ari umusore, niba ari umusore wari warambagije umukobwa n'urugero ukunda n'umukobwa kwa sebukwe, aho yari kuzasaba umugeni bamuze ejo bakamubona kuri social media, bakabona ko ari ikiremba atazashobora guhinga umurima. Icyo gihe babwira umukobwa ati inyuma y'ikiremba. Baba bamwiciye ubukwe rero. Wabyumvise? Nabyumvishe Pastor Claude, biravuga ko impamvu utari kubivugaho ibi bintu kandi ngira ngo ni ibyo nari twari tukubajijeho tuti abantu bari kuvuga ati babanje kwicarada. Bari kuvuga ati Pastor Claude rwose menya yarahawe akantu ko kuvuga ati nyaboneka ntunyatake mushumba. Dore wagiye kunsabira umugeni wituma nisi nyota. Ati huhamo wamfura. Umva ubwire Pasi na Samu Gakire. Yewe ntabwo ndi umuntu uhabwa ceceka. Ni icya mbere kuko hari igihe abantu bagirana ubushuti bagahana ibitekerezo, ariko kandi iyo umuntu ashatse kwigira debande kugaragaza ibyo ashoboye kandi atabishoboye, ibyo bintu ntabwo twabihagaramo ngo tubishyigikire ngo tubyite amata y'umweru kandi ari ikigage. Aho ngaho niho bivuze ikintu bivuze jewe Xavier yahamagaye Pastor Sato de Nambara amubwira ngo arambona ate. Pastor Sato gusa n'umwitaza nanjye gatoya. Ubu maze iminsi kuva icyo kiganiro cyarasohoka agenda imbere Bugesera. Yego. Ubu urumva ngo yagira ngo amuze nawe, urumva niba arashaka ko nkuraho ikiganiro ndakuraho ikiganiro ndikuriraho iki se, kandi ibyo yakoze yarabikoreye kuri kamera yiwe nanjye narasobanuye ibyo kuri kamera yiwe. Umupira urengeye niho urengurirwa. Ahubwo yawe yavugaga ati akaza kuri kamera ati mu by'ukuri mu gusenga ninjiye mu isi y'umwuka, hanyuma ufatwa n'umwuka ngenda gutyo ninjira muri deliverance, nuko ryageze. Ariko mumbabarire siko bigenda. Nsabye Abanyarwanda imbabazi n'ubuyobozi bwite bw'u Rwanda, RGB, inzego zitandukanye z'igihugu. Ariko urumva mu gihe abantu bagikomeje kujya basenga muri uwo mujyo, umuvugizi wa RIB yarabivuzeho. Urumva hari n'abandi za Nyamirambo, za Kimisagara, za Nyakabanda, za Kanombe, bagikora ibintu nk'ibyo. Yego.
mwabyumvise ubwo ayo ni amakuru y'ibihuha yenda arari hanze ngira ngo inama yagira mugenzi we uyu mushumba mugenzi wawe mwanakoranye umurimo kuva ku Kinamba kuzamuka za Gisozi kuzana hano za Kagugu ngire ngo naho waramusuye ntabwo namusuye Kagugu ntabwo nagiyemo ariko nta kibazo yenda aho wari uhazi ndahazi kari murara rume business center ariho bakorera ndabizi neza twahageze rwose niho turyamye n'abakristo bamwe banze kujya kuri kamera kubw'impamvu z'umutekano wabo ngo bagire icyo bavuga ariko nabo kigaragara cyo nuko bira bintu batabyishimiye urumva jewe icyo mvuga ntabwo icya mbere ni umushumba ufite umushumba umucumbye niba ari umuntu nawe ureba ko yakoze amakosa nibwira yuko amakosa arakosorwa nyuma yaho usibye ko atari n'amakosa ariya n'ibintu ni ukwandagaza ni itesha agaciro rwose ibyo bigize icyaha muri penali icyo bititesha agaciro rwose kuko urumva ushora amaboko muri sisiteme ya gahunda tekinike hanyuma icyo gihe umugabo ufite umugore niba atari umwizera umugabo akaba yari yabaye umwizera icyo gihe umugore wabonye gahunda ziwe zishorwamo amaboko n'undi muntu nta cyizere yaba agifitiye uwo mugabo rwose so urumva rero ikindi biriya bikorwa kugira ngo bagaragaze ko barimo barirukana abazimu basakurishaga abazimu umuntu aba yavuye mu rugo atazasakuza agasakuriza hariya akigarama mu rusengero hariya ibyo bintu ni deliverance zikorerwa muri ofisi urumva rero ibirera niba byarabereye mu ruhame rw'abantu mu cyuma hari muri ofisi yarera yiki kugira ngo dusoze uwitwa Bicyahe yavuze ngo biriya ntacyo bitwaye ngo ko ari umugabo mugenzi we wakoze mu by'umugabo iby'umugore byo ntiyabyahuranyara twasi yes wowe na Samu Gakire muri aho ngaho muri arume Rwanda rubareba wasora amaboko ya Samu Gakire muri boxa n'imbere ukajya gukwega gahunda namwica nayakata so rero amakosa yabayeho kandi icyo twavuga icyo twavuga reka dutegereze ariko je cyo shaka ko tuvugisha umuvugizi mukuru w'itoro rya Blessing Miracle Church niyo ari under control yaryo niwe under control niwe represent legal mu gihugu no kwisi urumva rero jewe niwe nshaka ko twageraho tukavugisha akatanga umuco ukumva iyo umwana akosheje agakosa umwana wo mu rugo rw'umuntu barabona batari kuri ya mubyeyi kuri ya rera cyangwa n'umwana wabyikoreye hanze y'igipangu representa sumwe wagize kuvuga ngo banimo ibobo urubyiruko nima ibobo ubusirota nima ibobo yaba ari we cyangwa ntabwo ndabimenya neza no cyayasohoza ayo makuru neza ko murumva muri Blessing imera ko ibintu ari uruhurirane ariko we yasabye imbabazi bazabakirisa aho ngaho mu itoro ryanyu ryitwa ngiki bazi ko ngo ari umucyo ngo ni umurage w'abera niko handitse oya nta cyapa kiriho abakirisitu bakubwiye ko bitwa abandi bazi ko ari umurage w'abera ibyo bya Blessing imera ko niwe mbikuyeho rwose itoro ryitwa Blessing Miracle Church riyoborwa na Apotre Kamuhanda Claude urumva rero aho ngaho muri ararumeho bababwira ko bakiriye umurage w'abera cyangwa bakiriye Blessing Samu Gakire bigize kuganira reka ahita muhamagara live mu kiganiro kuko turi ku rusengero turahava ibintu bishyiyeho umucyo nawe wenda uri ku murongo wumve bigiye kubera ahangaha ikagugu Apotre Claude Kamuhanda yes Apotre yes ashimwe uravugana n'umuntu bita Samu Gakire ngira ngo nguhamagaye ndi mu kiganiro hari akantu kamwe nashakaga kukubaza nk'umushumba wa Blessing Miracle yego bivuze ko iri torero riba Kagugu muri ararume naryo riba mu ma church ugenzura nk'umushumba mukuru video y'umushumba Pastor Xavier iri gucicikana ari gukora deliverance ngira ngo warayibonye urayivugaho iki narayibonye yego ariko mubwira ko bitemewe wamubwiye ko bitemewe hari umuntu asengera n'umuntu akamushiza muri birare bombi akamusengera ariko atabise kumugaragara
bishoboka ko nk'itorero nk'umushumba mukuru musabye imbabazi abanyarwanda n'abandi bantu bayibonye. Hari uburyo nyir'ubwite wamukebuye ku buryo azaza wenda gusaba imbabazi abantu. Nyir'ubwite hari uburyo nawe ashobora kuza gusaba imbabazi abanyarwanda. Ego bwanjye naramuhamagaye mubwira ko bitemewe kakwiye gusaba imbabazi nyine abanyarwanda n'abayibonye bose ko atari byiza. We yavuga ko yabikoze nk'uri ari gusenga muri rusange. Abadayimoni baravuga bavugira muri we bagira gute bavuga aho bafashe nyuma ajya gusenga ariko atazi ko kamera yabifashe nabyo. Urubona kameramani nawe kubifata ntabyikuremo nabyo n'ibindi. Video ubu tuvugana n'ubundi iracyari kuri chaîne y'itorero ya YouTube. Hari uburyo chaîne y'umucyo wabera ya Savie ku giti cye. Niyo ku giti cye ariko niho hanyura ibikorwa by'itorero. By'itorero blessing. Mwabwira abantu gute ko bitari byateguye ndetse bifitwemo na gahunda kuko byahise bishyirwa ku mbuga nkoranyambaga kandi na n'uyu munsi video iracyariho. Ikigaragara cyo iyo aba ari umuntu mwacyashye byakabaye byaravuyeho cyangwa se igakurikirwa n'indi video yisaba imbabazi ariko niyo yindi yaguma ariko yenda yasabiye n'imbabazi. Ariko ibyo byose abanyarwanda muri rusange n'abakristo n'abizera Kristo umwami n'umukiza nta kintu bigize babona kuri iyo ngingo. Mwatubwira iki? Kuri twebwe nk'ubuyobozi bw'itorero turasaba imbabazi mu buryo busanzwe suko basenga senga isengesho n'ibanga. Rero bigeze ku myanya ndangamyororokere y'umuntu n'ibanga nyine. Rero no kwisabira imbabazi kandi tubagaragariza ko bitari byateguye ntago ari ibintu umuntu yashaka ngo aje kubikorera mu rusengero. Mu by'ukuri batubabariye iyo mistake yabaye kandi ntago izongera. Urakoze cyane. Kugerageza kubirwanya no kugerageza kugira ngo hatazagira n'undi wacu bigaragaraho. Okay. Urakoze. Imana baho umugisha turabakunda cyane. Urakoze cyane. Ngayo nguko. Cyahirera. Kugira ngo rero tunanzike. Gusa icyo nabwira tunanzike twanzura dore ibintu biri kugenda. Ku ruhande Pastor Claude arashasha kugira icyo avuga. Nagira ngo mumbarize umuvugizi kuko muhise muvaho. Yagiye. Urumva abakristo baragira bati bitwa umurage w'abera kandi umuvugizi yandikiye akarere ka Gasabo n'umurenge wa Kinyinya yitwa Blessing. Kuki bitwa Blessing aho muri urwo rusengero kandi kuki bitwa umurage w'abera kandi ibyangombwa bya leta na RGB byitwa Blessing ari umuvugizi ya depoje aho ngaho. Ni nkuko mu ndangamuntu habaritsemo Mushinzimana Samuel ariko ku ruhande tukaba tuzi Gakire. Urumva rero nyine ibyo bintu bihura bite? Ubwo rero twabyita akabyiniriro ntabwo twabitinda ibyo ngibyo ndatekereza. Na akabyiniriro ni nkuko naba nitwa Pacifique Kwizera ariko bakabanze nka mico myiza. N'urugero umuvugizi ubone umuvugizi mukuru wa Blessing Miracle mu Rwanda wa Miracle Church mu Rwanda no hanze Apotre Claude Kamuhanda yego kandi ni umugabo w'inyangamugayo ni umugabo nawe yaramenyekanye cyane mu minsi ishize we aza no kubisabira imbabazi aho yarari kuvuga ngo uri Mayibobo ngo umusore ngo wibana ni Mayibobo batandukanye na Mayibobo we Mayibobo iyo video umukobwa Mayibobo musore Mayibobo ariko Gakire yes utararongora wa mugani ubayeho nk'umuntu w'umugabo ufite umugore cyangwa pa ushobora kuba ahantu weguka mu nzu nziza ukagira ibintu ariko hari ubundi buzima bubayemo butandukanye yabaye n'ingingo reka tuzayiganiraho ubutaha binjira Mayibobo rwose mugaruke hano murakoze cyane kugira ngo dusoze reka tugaruke kuri point reka wenda reka ngira icyo mvuga jewe bareke bicare reka mbanze nshimire imigongo yarambiwe mbanze nshimire uriya muyobozi rwa Blessing ntago ndamubona ariko numvise ari imfura numvise ari umuntu ufite ubumuntu ni nabyiza ko ahagarariye Pastor Savie aragerageza no kumukebura so ntago bikwiriye nkuko abivuze ni ibintu n'abandi bashumba bakwiriye kwirinda byo gusengera umuntu bakamukora ku myanya y'ibanga urumva nimba uriya Savie yarakoze ku myanya y'ibanga y'umuhungu biragaragara ko n'umugore amukora ku myanya y'ibanga sibyo se it's true tuvugisha ukuri nimba yarakoze ku mugabo mu myanya y'ibanga n'abagore niko abigenza so abihindurire icyo kintu oya buretse iyo ni point yanjye buretse iyo mvuga point nge nta muntu ujye nkoma mu nkokora urabizi iyo binabaye ngombwa ukanza naho sababu
ibintu byahindutse murarwana se ntoya ntabwo turi kurwana reka tubyihorere boye buretse igitekerezo cy'umuntu cyubahwe sasa rero ikintu bita abakozi b'Imana b'abateka mutwe cyangwa se baza gukora ibintu biterekeranye musigeho nimutihana ribu yacu iri maso izabafunga cyako andi magambo ngiye kintu navuga tunasoza ubundi nasokora ibura abajura soko iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hatarimo abakozi b'Imana b'ukuri sinuko hatarimo abapasitoro b'ukuri n'abakristo ubwabo nibagire ubwenge niba ugiye gusengana n'umuntu banza ugenzure urebe ko umuntu koko ari umukozi w'iki w'Imana ko twagiye tubibeshya bose mugane wa karaba bikarangira ari benuka uyu munsi wa none erega hari kintu nabwira abantu abakozi b'Imana nago ari abamarayika bana abantu bakora amakosa nguko muvuga ko oya nibivuga njewe kuko buri muntu yizi nawe ubwawe banza wimenye mu yandi magambo icyo mvuga Pastor Save yakora ikosa n'umuhanuzi wese yakora ikosa ahubwo ikibazo gikomeye nuko Save atakwemera ko ari umuki ari umunyamakosa rero uyu munsi wa none nkuko umubyeyi we abivuze cyangwa mushumba azaza imbere ya kamera nkuko Karabo yabivuze asaba abanyarwanda iki imbabazi mu yandi magambo nawe azaze asaba imbabazi nta kindi kintu twumva twarenza kuri ibyo nk'abantu nkuko twasuye iri torero mu yandi magambo murakoze nicyo kintu navuga nanjye ndi umukozi Imana ariko ntabwo ibino bintu nabikora icyako gato mbere yuko dusoza ngira ngo abantu benshi ushobora no kuza kubibona muri comment cyangwa mubaza kutwandikira abantu benshi cyane bagiye basambanywa n'abakozi b'Imana muri buriya buryo bwo kubakorera deliverance cyangwa se kubakora ku myanya y'ibanga nyina ngo Karabo amaze kubivuga ariko dufite n'abantu benshi njewe mfite abantu bagiye banyandikira bashaka gutanga ibiganiro hari abo twagiye tubikorana bahohotewe muri ubwo buryo wenda ntituvuge ko ubu buryo Save yabikoze mu byari bijyanye n'ubwo buryo ariko nanone ubu nimba turi kuvuga ibi bya Save dukebure n'abandi benshi cyane bari muri uyu murongo bari gushaka gukorera abadamu b'abandi deliverance bari kubona imyuka mibi iri mu bitsina by'abagore batarababo b'abakobwa batashatse batakoye mugashaka kujya kuyirukanisha intoki kandi mukanya mwavuze ko umuntu ashobora gutegeka gusengera umuntu utamukoze ugategeka iyo myuka mibi ikaba yava muri uwo muntu ngira ngo ibyo ngibyo wenda tubisizeho umucyo abantu baraza kujya muri comment batwandikire abafite n'ubuhamya bashaka kuzasangiza abantu kuko ubuhamya burani bwiza burigisha baratwandikira nta kibazo gihari ngira ngo umukozi w'Imana bikebure cyangwa biberure aya ntabwo ari bibenura utaza kubigira nka bya bindi wamutunishe yavuze ejo bundi ntabwo ari bibenure n'ibicyahe kandi byamwa gusa nta muntu utakora ikosa na Save ntabwo twamurundumuriraho amabuye umukozi w'Imana wari wese yakoze yego bivuze ngo impano turazifite ariko zikoreshwe neza turamutse tutakubiseho n'ibiganza yego twategeka kandi bigakoreka cyangwa se tukanahanura ukagira ubundi buryo runaka bikorwamo ari n'igihe ushobora kuvuga uti reka tumujyane muri ofisi kandi nabwo ukajyana n'abandi bantu nka batatu nabo bari aho ngaho kuko abakozi b'Imana benshi bafite ikosa ryo kujya gusengera umuntu bakamwihererana ugasanga yamwihereranye wenyine bivuze ngo muramutse munakoze icyaha ni ikibazo cy'uko wabuze ubwenge tekereza mwese muracyari abasore Samu Gakire mu bikurure tekereza ufite umugore wawe waramukunze uramukwa ukora mariage nka kuriya namukoye sibyo inkonkobotsi iraje ngo n'umupasiteri atangiye aramushutsa aramubwira ati ngwino hari utwumba ngo bagira mu nsengero tuba twihariye bakinjiranamo agatangira kugusambanyiriza umugore noneho akarenga hakanabyarana nawe benshi abantu benshi baba protocole benshi bafite abana bataraba abagabo babo bafite abana baba pasiteri urimo urabyumva tekereza Samu Gakire warakunze umugore man umuntu akajya buretse ukajya gufata umugore wiyubashye man w'umugabo wiyubashye yari hiringiye ubuzima yasabaga ukimutari kubavugaho imyanya yose buretse reka dusoze point y'abagore ugasambanya umugore umupasiteri agasambanya umugore wawe mwana wakuyumva gute kuri icyo kintu Kara ni isoni kubabikora ni ikimwaro ngira ngo ngewe nuramufashe ansambanyiriza umugore mushoboye ni iki vuba nahita nzimunyuzamo ntabikumbira ngo wamushyira inzego zibishinzwe akandi kantu ndenzaho nabira bintu byo gusengera abantu mu office ntago byemewe undi ujyana umuntu muri office kubera iki hari izindi nyungu ushaka kumukuramo
kubera icyo ujyana umuntu muri office umwiherera Erega muri office hari n'abandi bantu undi abakristo navuze ngo abakristo ni babe maso hari n'abandi bantu natwe turakoze Imana dusengera abantu rwose ariko usanga hari abantu ushobora no kujyana bakagusiga amavuta hari n'abantu basiga abana amavuta bavanye mu bandi mu barangi episode ikurikiraho no gukurikiraho turabakunda cyane Imana ibarinde Pastor Xavier wikosore nomero zacu zanyu nk'abakozi b'Imana wagira ngo nabona ubona mu delivera reka mbanze babwire abantu mufite ubuhamya bw'ababahohotera hamagara kuri 078 668 55 784 ikindi mujye kuri Regis kuri televiziyo ya Regis mukurikira amafilimi bunagiye muri filime neza narimbitse turakora uruhererekane rw'amafilime bwana directeur muri filime uri bwana directeur ndi directeur ndi boss urumva nabaye ubu ibintu byarakomeye rero ubu ntabwo nzongera kuza hano kuri YouTube muri bya ndi bari banziho nko gutwika ubu ngiye kujya nza mvuturira mu ivi nimba wakoze ikosa nkuvuture nukora ikintu cyiza nkushime ubundi gahunda nasorezaho niyo kutegereza tukazajya gutora umukuru w'igihugu Paul Kagame ku itariki zashyizwe mu kwezi kwa karindwi. Nanjye mbwira abantu gukora subscribe kuri Yubahwe TV ni Samu w'Imana nkuko usanzwe munzi ndi umukozi w'Imana prophete ndi umuhanuzi mu yandi magambo twarahamagawe rero uyu munsi wa none waduhamagara mu izina rya Yesu kuri nomero yacu 078399775 murakoze. Apotre bicyahe igihe twazivugiye n'ubundi hari igihe batanaduhamagara ariko reka tuzivuge urashoboka ko wambuze mu ivugabutumwa cyangwa se ngo ngusengere 078 020 35 7 Imana iguha umugisha cyane.